Nira fura yanjye yabaga ari nziza ariko ku mutima hatari heza nta kintu naguhaye nta kuntu nakugize ushigenda sanga ushaka ariko umwari w'urukundo ntiyicaye ubu ushigenda sanga ushaka umwari w'urukundo ntiyicaye ubu urukundo ni urukundo ukunda ukunda ikibuga mu kibuga biba neza none se utabeshye hari umuntu wakubabaje mu rukundo bihoraho barakubabaje navuye mu ishyamba reba ishyamba nicariyemo ubu uri mu ishyamba imbunda ninjiye ako gahwa nyine iyo ni imbunda iyi ni iyanjye urayitahana ubwo se mpaka ageze mu rugo ubu ngubu mu ishyamba ishyamba riraha iyo mawe ryamira umuntu y'ingerengeza kandi turi kurinda abashiki bacu baragowe bashiki bacu baragowe ese reka tadukine tugende tubarinde tujye ku rugamba tubite mu rugo tukomeze tube ibirumbo ngo tugiye ku rugamba tubisigaye mu rugo none se agacupa se wakabitse wakayarangije kukanywa dore ngaka wakwinyweriza inywere nta kibazo we mereza ahubwo ibyo bitekerezo byawe ufite numvise byifitemo mbese umunyu n'urwagwa rwinshi oya banza umbwire ibyo bintu wari urimo uvuga mbyumve neza ko biri urankunda bikandenga mwenda no kwasiga amagara amahoro y'Imana nuko iyo ndirimbo baririmba se urabizi ese we nacyo ngushinja nsanze uri mu ndirimbo ya Theo nsanze uri mu ndirimbo ya Theo burya gusaza bitombora burya guhanga biragoye nsanze uri muri indirimbo ya Theo bivuga ngo ikihari we ngo n'abayobozi bo mu isi barayoye nawe niyamamara ngamamara ngo amamara ngo n'abandi baramamaye niyamamare muri Afurika niyamamare Afurika y'u Rwanda niyamamare ntabwo ariyo ndirimbo wari uri muririmba oya ari indirimbo ya Theo wiringiye Imana Theo urayizi ingoma yawe niyogere wari wananezerewe cyane ahangaho ngo uririmba twumve ngo nibutse iminsi inyota n'inzara ntabwo nabishobora nibutse iminsi ya kera ndi umugabo wo guhamya ko nta kure cyane habaho Imana itakura umuntu ingoma yawe niyogere niyabana b'abantu yarogeye turi mu ishyamba ntacyo twabonye ntacyo twarabukijwe twarinze u Rwanda iyo twabonye abangiza abandi kugira ngo tubatabare tubagereho tabangiza barirukanka urwo rugamba ingoma yawe niyogere niyabana yarogeye ese wagiye mu rugamba yaratsinze Yesu yaratsinze umwana w'Imana azahora ku ngoma iteka ngo tuwuheke twonge tuwuheke uwo mwana w'Imana azahora ku ngoma iteka kabisa ngo tuwuteke twonge tuwuteke uwo mwana w'Imana azahora ku ngoma iteka kunda abantu ni reka nkubaza gatoya birenewe uri gukora iki muri ino minsi numva waragiye mu ishyamba kenshi ukura hehe byerize nta n'imwe kandi ufite agacupa nkabona ariko ndwa mucanga nyine ukora akazi ubwo k'ubukarani icyo bishatse kuvuga ubwo ukora akazi k'ubukarani mu ryakariho niko bishatse kuvuga n'umugabo ariko nawe agukubitira mu bane n'umugabo nawe ari gukubitira mfite abana bane ungana gutya ukiri muto nyine mutoya umwega mu ufite imyaka ingahe wowe 38 ufite abana bane ntabwo nta nubwo binakabije ufite imyaka 38 uri na mukuru we nta nubwo bikabije ahubwo mva ikibazo ngiye kukubaza gitoya none se hazaza urumva uri kwapanga gute ahazagiye harancanga
Kona nakorera igihugu. ufana na Rayon Sport yes Rayon Sport Mfana ingabo z'igihugu. iyo ngofero ni wambaye yes Rayon Sport Usiyo washakaga. Uzabikunda nawe uzamfana. ufana ihe kipe Je nakiro cyo mfana mwisi. ufana Rayon Sport ako gofero nako kaje Iyo barankunda bakankunda ibyo bambona. Nejo bambona nende mu rukundo nkunda. Ako nuko Imana nge naragowe. wagowe usute Kuko nta kintu. tubwire nyine tubwire leta Murana inzara ikintu n'inyota. yagufasha cyatuma Murana inzara n'inyota. inyota kandi mbona uba wanyweye Nagahinda baramanga byemera. Iyo bamaye no kugira ngo bamara agahinda. vugisha ukuri Nuko ndagasiga ubusa. ngo ugira ikintu wavuga wasaba perezida Iyo utaye ifaranga mu itorero uburigana kwicana byo ntibisigana yemwe byari byarafuzwe amajyambere byahinduwe ko nk'umukino nimba ari imibiri yacu nabyo ntibisigana yemwe byari byarafuzwe aho ngo ushatse kuvuga ngo ugiye ririmba gake twumve ushatse kuvuga icya agahinda ririmba bijyana mu agapfa kanimongo ibukaroti roti inkingi y'umunyu ngo agapfa n'umugore agapfa kabanimongo ibukaroti umugore ushaka uri umuhungu njye nawe turi babiri turi kuganira fura yanjye yabaga ari nziza ariko ko mu mutima hatari heza ngo nta kuntu nakugize nta kintu naguhaye ushigenda urukundo nzi ko nkunda ese umugore we ntabwo ukunda buriya iyo ndirimbo ntuzakora ikosa ngo uyimuririmbire umva arayizi uzayimuririmbire nta n'icyo namuririmbira vugisha ukuri nagasiga ubusa iyo ndirimbo namubyaje abana bane harya iyo nzoga uri kunywa niye n'injangwe bayita iki injangwe turebe shamarike yawe injangwe turebe izina rya n'injangwe unywa mpfa kunywa ibyo mboye byose ikimbabaza ubwonko bwanjye nicyo nywa vugisha ukuri nagasiga ubusa ane si isi Rayon Sport ufana nta kintu mfana mu isi mufite ibibazo nta kintu mfana mu isi n'Imana ntuyemera nemera Imana yandemye abana bawe se ubemera bikomera ku Mana abase bo ntubemera turi kumwe ni ba sekuruza batubyaye ni abana babo ariko kuki uvuye ngo ni abana babo Mesiya uri umugabo w'intwari pe iyo urambuye ukuboko kwawe uri umugabo w'intwari pe intwari yorinda urukundo n'amahoro ngo udatinya ubona amahoro urugamba ariko wigeze uba pasiteri cyangwa wavutse mu muryango w'abantu basengaga cyane oya ibyo nabiciyemo kuko uzi amagambo y'Uwiteka bikabifite Uwiteka Imana aduhisha ibanga aduhishura byose imitima y'abantu yatabiduhisha ariko ubeshya ngo iki hasi wamugana mbega urukundo rw'Imana yacu rugereranywa n'itumba tumbagira urujugiro n'umwumba w'insina aratwitse kabisa fande masra yanjye u Rwanda ruragenwa ya Fred yatende urugamba dore u Rwanda rwacu ejo n'amanywa Kagame Paul wari iki wari ingabo nta n'ubore ingabo uramwemera ariko wakana kabisa urasa umwemera uze kugira mu ijuru ahubwo uramutinya isi gari gowe rero umugeni uzajya nanande ayaya ariko wanywe inzoga se nyinshi oya nzere ko utanywa inzoga nibwo ucyagera waba ukabije dufite umugambi oya banza unganirize wo kubaka u Rwanda dufite umugambi wo kubaka u Rwanda dufite umugambi wigeze utunga imbunda nsana kabisa waragize mbese wakoreye igihugu
nizeye ko utakoze amarorerwa ariko nakoze ndi umwana muri Congo ngaruka mu Rwanda ndabikorera bagucishije mu buzima busanzwe nta kintu bigeze bampa nyine waciye mu buzima busanzwe nibura wapi nta kintu barankorera ubwo rero urabeshya ntabwo waciye mu ngabo byihorere ngaba isi irarinzwe ntacyo ibyo tubyihore none se ubuzima busanzwe ngo ririmba akarimba gake ibyo tubyihore ntacyo ririmba akarimba gatoya k'ubwenge karimba k'ubwenge imana yacu irakomeye cyane bano bana bumva ariko ntacyo muza byumva mwumva akarimba aha ushyiremo akaboko byakwica nyine byihore ahubwo bishyire ku ruhande nikora imirimo itagaragara itamene byumve imana yacu irakomeye icyubahiro cy'Uwiteka cyane ho uyu mubyeyi wa hano ukorera hano arankunda arakwemera mbese ubu ngubu angandarinzwe kandi akunda nta muntu wawukoraho ntacyo tutatanze ngo dukunda turame n'abayirwa n'abasuku bwabo unangakuramo ifu nziza nikamo ngo inzoga ryoha nikanyanga n'icyago mubona n'icyamurongoye wakiranguhe noneho se umwaka witeguye gute mushyashya nta kintu mbizi n'ibihuha n'agahinda gusa n'ibihuha n'agahinda gusa nta nubwo ari ibihuha upfa nabi rwose ato ni ikibazo se kiri abana ariko babonye ibyo barya mu rugo nibyaye baduhorana baduhorana muhorana gutese muhorana nuko iyo ngiye guhiga uravunika buri wese aravunika iyo nabonye akazi umuntu wese arishakamo kandi ngiye nakoreye igihugu ariko kubera ko bagenda banca amazi ngerageza uburyo nkatwa agacanga abagafashe akanyima bene wabo akazi tuvuge ko ngubu ubonye uburyo bwo kuvuga ikibazo cyawe uhuye n'umunyamakuru ukubaza ibibazo byawe wahuye nabyo kandi wakorera igihugu ibibazo wamubwira n'ibihe kugahinda mfite ni ukuri kw'Imana ko wimbajije n'ubundi ntacyo bimaze urahembwa baguha agaciro kawe uhembwe ngenda babaye gute nyine mbabaye uko ngo mbekubwe n'ibyo gusa nta bisobanuro bifitiye mfite abana barya ari uko bambonye reka unemereye nasinze ari kuri se wabo nyine uri papa wabo ntabwo ndi se wabo ni umwana wabo umwe yiga mu wa gatandatu wowe uri umwana wabo ndi umusaza uri papa wabo ndi papa wabo voilà ukwiye kubakira gute kubashakira ibibatunga kubajyana no mu mashuri ninda gasozi kugira ngo nkunde mbakondesha abonera hasi zabatunga mbabonere ikizabatunga bakankurikira n'ahantu wiga vugisha ukuri abana wiyemeje kubabyara utizeye ko uzabona ikibatunga tuganire nk'umuntu w'umugabo nanjye ndi umuntu w'umugabo wapfuye kubyara gusa ntacyo mfite nikundira abana uribyarira abana babona mituweli ariko bakanjya hafi tukagendana banza umbwire babona mituweli nibura nayo ntayo bafite ko cyaba ari ikibazo gikomeye ni ikibazo rwose kubyara se uko uwo mugore ibyo bigenda nikundira abana none ubundi icyabitera ni iki ikibitera ni iki nikundira abana ikibitera ni iki kugira ngo utabona ni ubukene kandi ngo wikora umucanga nko mu kwezi ushobora kwinjiza angahe ukabona wikorera umucanga ukabona uyu munsi urakabona ariko n'iryo cupa rizamura rimwe ugaragaza ko ujya unywa icupa nibura na rimwe kuri noheri cyangwa se ku bunani inote ya 2 kuko uri kugahisha ku gacupa kandi witaye ifaranga mu itorero se warimaze kwicana byo ntibisigana yemwe byari byaravuze ari iryo cupa rigura angahe ndetse kangurese ese ubu nari kuguriraho nagira ngo ntabwo amafaranga ukagenda ugahaha umuceri aho ariko bariye ntibararya no kuburara gusa ndagerageze mbagezeho nanjye gateka yambaye nk'akara k'ubugari urabona kagura 400 ubugari bugeze kuri 400 buriya ariko rero ubundi ubugari bugura 500 ikiro kimwe kandi mfite abana 4 abana 4 harimo n'uga mu gatandatu n'uga mu gatatu n'uga mu kabiri n'uga mu wa mbere bari ikiro kimwe n'ababyeyi kikabahaza n'agahinda duhorana
ndagira we mu karere ka Kanombe we ndagira hinda. harya buriye butariho ntago igihaca sinjya numva nanjye ica hano iriya ntihinda guhinda ntabwo iba itwubahisha biri mu byayo bakora ibyayo. ese uri indege iri ibigiye mu mirimo yayo hari ibigiye he nyine twewe dufite gahinda iduca hejuru kandi wasanga uzi ahantu ibigiyeho kuba twabiciyemo ibitwaye iki se buriya vugisha ukuri barimo barubaka barimo kubaka iki se sinzi nyine kubaka ibikwiriye bari kubaka hehe se bari kubaka iyo bakunda saba komando nyine mbwiza ukuri wowe mwabiciyemo uri kuvuga ko ubizi ntacyo mbeze ndi umukene ndi n'umutindi nibakore batsindagira inzira bigega bivuze ko wari utubeshye ngo urabizi oya ntabyo mbizi mujye mutwangiza bande se bari kubangiza mutwangiza ni bande nyine ni mwebwe twebwe bande wese uri kumfata kuri foto si wabinyemereye se ndabikwemereye kereka nimba ubyanze umbwire mbere reka nandike amazina data nabisiba nubwo amazina nitwa na Hainos ufite abana 4 mfite abana 4 n'umugore umwe mutuye mu kagari kahe ka Rurenda umurenge Zungu ntabwo ari Ngoma akagari ntabwo uzi akagari kawe utuyemo umurenge n'Ingoma itonde uri kunsindisha yavugisha ukuri bitekerezeho neza ntacyo subiramo utuyemo umudugudu nkaba ntuye mu mudugudu wa Rurenda akagari ka Matyazo umurenge wa Ngoma akarere Ingoma yawe niyogera niyo bana yarogeye karere ka Ngoma none se intara se urayizi intara ye ibyo uvuze byo bishobora kuba ari byo ubuze yego byarancanze intara yihe aho byarancanze intara se akora n'umurantunguye boya nyine ariko wagakwiye kuba bizi mbese umuyobozi w'umudugudu wawe ntuwumuzi yitwa nde ngo mwihere yitwa nde bapfa kure umuyobozi w'umudugudu uramuzi avuze ngo iki umudugudu wacu bapfa kure nawe bivuze nabi abavutse kuvuga ko umudugudu waravuze bapfa kure ntabwo ariko yitwa nde jewe dore banyanyirije yarantabara ntabwo ariko izabakorera yitwa nde nyine ego narada mama narada niryoze mama narada rata n'umumama mama narada papa narada rata ubikoze abikoze papa narada niko yitwa waruvuze neza hano turi ni hehe turi muri ubungubu tuvuye hano ubu twicaye turi muri Kamucuzi ariko hari umugabane urimo kugira ngo dufate Rurenda harya bigabane nawe buriya mu Rurenda harimo akantu kagatiramo harimo akantu gato ubungubu niciye muri Kamucuzi harimo ari hepfo ugezemo hepfo abantu baba hepfo ariko baragowe ni ururenda bwa nibikira Ururenda ni umuhanda ugarukira nicyo bishatse kuvuga se umudugudu nese ururenda Rurenda ni ya kabiri ikinyarwanda ubundi buriya bishatse kuvuga iki ni umudugudu wa kabiri ubona babivuze ise nabi shaka byinshi umudugudu wa kabiri ni imidugudu 7 paka ugeze ku muhanda wa ruguru ni imidugudu 7 Rurenda Ruvuzo Rurenda ukabara paka ugeze ku muhanda munini akino nabonye mutajya munywa inzoga mu gihe cya covid mwarazihore
ngusanze mu rugo urimo urinywera agacupa nyine wawe ntabwo ari ku kabari hano se ni ku kabari ntabwo ari ku kabari hano ni ku kabari uri munsi na tutari ku kabari se ntabwo ari ku kabari munsi na dushimira imana baduhaye urabeshya ntabwo ari ku kabari ahubwo ariko rero uba wicariye iwawe yego turakundana rero n'uwose wowe ubwawe urumva ko iwawe nta rukundo ruzahaba urahahora iwawe nta rukundo ruhaba urahahora uzagira urukundo iwawe tuba turubure nose urumva wowe uzaba utuye mu isi wenyine hahiye koko hahiye koko ngena ameza ati hahiye koko none se ngaho mbwira ikintu cyiza rero wenda wabwira abantu umwaka mushya ubifuriza umwaka mushya turangize noheli iyo yaranze bazabanye ariko ugenda kugurira ibyeri ujya unywa byeri se icyo mbasha nta kimwe ngo ubwira abantu rero wenda ubabwira ati umwaka mushya uzatangira gutya cyangwa wowe urangije gutya wowe uyu urangiye babwire nyine babwire nawe ndashaka ko bino bintu tuzabibwira abantu abagufasha bakagufasha batagufasha ntabwo nakwisangiza kangure mpita mbikora akunda kakugurira nyine ufite iki kibazo bose barankunda uruwino n'ubundi nta kibazo ariko numvise uduce utubuze n'ubwo utazi ntabwo utuye uranzi ntabwo nteye kuri uyu musozi ibyo ntiyara hepfo ku kibuga utuye mu ibuga ngo rero dusezere turangiza wenda ikiganiro twagiranye ngo gire ikintu wifuriza umwaka mwiza abantu abanyarwanda bose muri rusange n'inzara nifitiye se ubu nakora ufite inzara nta kintu washobora nta no kubabwira ngo bazagire umwaka mushya muhira ntacyo mfite nanjye TV wari sarusi inyota n'inzara ndabifite garafura dusibya kugira ngo utangiye n'inzara yose baraga ariko bonne twebwe bawihorere niko bicero uri se inzara mwarasa byose sawa nta kibazo wakoze ntacyo ikiganiro twagiranye ubwo reka turebe ibisigaye ariko ugiye nkwifurije umwaka mwiza mushya muhire hanyuma rero kandi Imana ndebe izagufashe muri byo muri wose ndi mu gitabo n'ubundi bisanzwe tojengo ariko ndakubaye ngo ese wowe umfotora uramfata njyana yo kuncuruza mucuruza mwiki gura inzoga hano nyigura mwiki se we ko wabinyemereye wambwiye se nka kwihorera nese urampeke tigize ngo kuri uyu mwaka nta na kimwe nguha turi kubiganira ibyo byose nta na kimwe nuko wambwiye ngo tuganire ako ntakiri bumva ahubwo nzongera ngo ushake tuganire nubishaka ariko mama ntuzanshake iki gitego nahita nakimena maze shuwa ndagasubiramwo